Yap, mwongeye kwirwa abakunzi bo Mugikari TV mumeze mute? Bo nibisanzwe turi muri makuru kisesha. Bombori mu gihugu cya Nigeria hagati y'abahanzi navuga bakomeye. Angaha ndagaruka ku nkuru y'umuhanzi witwa Mr Made. Angaha yavuze ati ngo buri joro ndarandira kubera peace. Uyu muhanzi yavuze ko Peace yarangije kariyeri yiwe ubwo bajyaga muri Amerika ariko nakabaha 1 billion y'amanayira ku bwa deal kugira ngo abasinye muri label ya Convict. Uyu Mr Made niwe wari watsindiye, navuga ngo niwe wari watsindiye iryo soko ryo kuba ari we muhanzi wasinya muri Convict avuye muri Afrika. Noneho we rero akora ikosa abiganiriza P Square aro yaje guca inyuma imubera enemies, nyine baciye inyuma baramugambanira baba ari bo basinyiye ku contract kuko mubyibuka Convict yabashije gufasha P Square ihura na Rick Ross, bakorana indirimbo nziza, bakorana na ba Chris Brown, barongera bakorana na Iconi remix ya Chopper Money. Abatazi Mr Made aririmba igitero cya nyuma muri remix ya Chopper Money, agaragara mari ni uririmba igitero cya nyuma. Uyu mujama Mr Made avuga yuko yagambaniwe n'itsinda rya Peace Square rikaba ryaramubashije kumushyira hasi, akaba ariyo mpamvu muri no minsi tutari no kubona ibihangano bye tutari nubwo tuzi n'ahantu yagiye. Ibi bigarutseho umuhanzi Davido benshi batangiye kuvuga ngo afite umutima mwiza, yitwara neza, nyine agerageza kuba hafi bagenzi biwe nyine babahanzi n'iki. Ubwo ngo yinjiraga mu nzu yaho uyu mujama ari maraba agasuka amarira. Byo nawe urebye umutipe hit yagize ninza sigaye abamo, man my friend, bite agahinda. Ari naho havuye izo beef zuko we n'itsinda rya Peace Square batari kubyumva kimwe, ko baramwice kariyeri yiwe akaba yaravuye muri game. Ari naho muhanzi Davido yamwemereye ko mu kwezi kwa gatatu azamugera ku rubyiniro muri launch ya album ya Davido, anamwemerera kumukorera album muri label yiwe ya Davido ya nibagiye no kuntu banayitira label ya Davido. Yamwemereye ko azagira ariho azongera kumuzura akamugarura ku isoko mpuzamahanga. Bo tuvuye kuri umutipe Mr Made nako tutari twanamuva kuko witwa Peter wo muri Peace Square yari we Mr P. We yaravuze ati ngo ntabwo twebwe twari kumwubakira fame yiwe nawe ubwo atarigeze bigaragaza yuko akeneye gukora no gukomeza gushyiramo imbaraga. Kuba dushinja ngo twaramugambane duca inyuma dusinya contract ya 1 billion y'amanayira, akaba we nta kintu yabonye byari mu mbaraga zacu kandi twanashoyemo. Ari nawe uyu mutipe yavuze ati ngo ndi kuba mu nzu ziri Islam, nyine zinzu zenda z'amanegeka, abanigaho bari kureba cartoon kuri TV nakaba ari igihe waziguze bari kurebera ibiganiro ku mateleviziyo mu nzu zigeretse, byose biva mu mvune zanjye, ari nyine mu mvune za Mr Made tajya ngo nekeye by the way. Dusimbutse gatoya umuhanzi wo muri Mavini witwa Rema, benshi batangiye bari batangiye kumbraminga bamubwira ati bwari ari mu kiganiro n'umunyamakuru ara Nigeria, bamubaje ku mubano wiwe na boss wiwe Don Jazz ari we wamugize uwo ari we Rema. Aravuga ati ntabwo nshobora kuzava muri Mavini Record kuko Mavin Record yanakajeho buri kimwe cyose. Icyo mfite yaba ari fame mfite, ari amafaranga mfite, yewe n'izina mfite. Ahubwo ikintu iki cyatumye mvamo ntabwo nari nemerewe kugira umuhanzi jewe nasinyisha
kuko ntabwo naba ndi muri company ngo nanjye nzana amategeko ya company injejwe. Ariyo mpamvu yahisemo gushinga label yiwe kugira ngo nawe agire abahanzi biwe izamurira muri label yiwe, akayahakanye yuko adashobora kubera ikibazo Don Jazz ngo ababere umubu mu gihe bo bamufataga n'inoza inzovu. Andi makuru, umuhanzi Asake yongeye kugaruka kuri iyi mihanda yo muri Nigeria no muri Afrika. Uyu mutipe aho byaturutse naho yagaragaye yakuyeho look twari dusanzwe tumuzo. Asake ubu izi saha arimo aragaragara nka Code Black. Urumva Code Black barasa ubu ngubu muri ino minota ntabwo watandukanya Asake na Code Black. Yakuyeho look yari afite, ubu zino saha arimo arasa nka Code Black, umuraperi wo muri USA. Ku byandi makuru tukiri aho ngaho, umutipe witwa Olamide ari nawe boss wa Asake nawe yongeye agaruka kuri ino mihanda ubwo biba nyuma yaho batatse umuhanzi wiwe, nawe yongeye agaruka ku mihanda aho yagarutse agaragaza ko yatanze ibitambo byinshi kugira ngo umusore wiwe agire fame. Aho yavuze ati bamubaje ati se koko uyu musore wawe yaba ari mu nzira zo kuva muri lebo ubereye umuyobozi ari nawe nyirayo ya YBNL? Aravuga ati ndabyumva, kandi nawe arabipreminga ati contract yayisinye atasomye bitewe no guhubuka no kurwanira fame. Ariko sinabimurenganyiriza ko buri muhanzi wese ashaka kumenyekana sinya atabanje gusoma. Nive niyo ushaka akazi ari usinya konta utabanje gusoma ngo umenye ati ibintu nsinye koko nzabikora, nzabana nabyo mbyemere. Wamara kukageramo maze gutekereza akazi karyoshye, utangiye kubona ko ibigiye kigeze ngo ukavemo, kukavamo bikaba ikibazo. Aho uyu mutipe Olamide yavuze ati njyewe ntago namubera imbogamizi yo kuba namugumana ku gahato wenda ngo agume ari umuhanzi wanjye ku gahato, ahubwo we yumva bikeneye yasezera akigendera. Ariko muri no misiko yako contract yanjye nawe ari ukuntu ngo yaba nyine igonga sako ukuntu ntago abyemera, ariko bari mu biganiro by'uko bagira. Aho yanagarutse avuze ati jyewe Asake nkimubona numvishije ari ikintu numvishemo ko ari umuhanzi w'umuhanga. Nahagaritse kariyeri yanjye y'umuziki wa Olamide, nahagaritse kariya yanjye y'umuziki fokasinga ku muhanzi Asake mushyashya nari nsinyishije. Yarakoze indirimbo imwe itiriba popira, iraza ikuraho inyibagiza abandi banzi nari mfite. Natanze igitambo cyo kureka umuhanzi nari narasinyisha mbere ari we Fireboy, kuko ubwo muri no sana ntabwo Fireboy ndi ari no kugaragara, kuko Asake niwe bashyizemo imbaraga nyinshi. Ubwo rero kurekura umuhanzi jyewe numvaga nafashe mbere agira ngo Asake mugeze ku rwego nifuzaga. Izi saha twirishimira yuko nka label nyoboye tumaze kubasha kugira umuhanzi wujuje imwe muri arena zikomeye ku isi, ariyo Oxygene iri mu Bwongereza. Ni arena utapfa kubona umuhanzi wapfuye kuyuzuza gutyo ngo ayipfuke birampango atari umuntu ukomeye. Ariko Asake afite agahigo kuko ayujuje inshuro ebyiri zikurikiranya ubwo aheruka ku mugabane wa Amerika. Rero iby'uyu muhanzi Asake na label yiwe abarizwamo na team management yiwe biracyari goranye, biracyari muri hasi hejuru, bombori ni wamenya aho bizarangirira, kuko abanzi benshi basinya ayo ma contract ugasanga birangiye umuhanzi abuze. Ariko we byibura nishimiye yuko
niyo film yayibonye n'igihe yazanavamo yazajya ko n'abakisi Brown bajya basinya contract z'10%, amara imyaka n'imyaka akiri kuri contract y'10%, bitagize nta kintu bimwinjiriza. Ariko ubu ngubu aho yigobotoye Leba akaba ari gukora ku giti cyiwe na team management yiwe nshyashya afite, Brown urabona ko aribwo ibintu bye bitangiye gusa nkaho bigaragara. Naho kuri uyu mutipe we Asake nawe ntareke kugira, ntareke wenda kwishyushya mu mutwe ngo bavuze ngo bagize, bizagira nayo azagira igihe ave muri Lebo wenda ayikorane. Andi makuru, muhanzikazi w'umunyamerika Nicki Minaj yarase ibyubahiro umuhanzi wo muri Afurika Davido, yavuze ati arifuza kuba bakorana indirimbo kuko yaba nziza kandi indirimbo ikagaragara kuri album ya Nicki Minaj, aho uyu mutipe yitwa ngo ni 001 aho agiye gukora na tour muri Amerika, anaronshinga na album yiwe, publicist indirimbo ziwe. Avuga yuko uyu mutipe ari umuhanzi w'umuhanga yakwifuza gukorana nawe, even ntabwo ari we wenyine na 50 Cent avuze yuko muri July bazagira ukuntu bahura bakagira ikintu bakora we n'uyu mutipe Davido 001 nk'uko asanzwe yiyita. Amakuru yo ni menshi cyane, turacyari gukora byinshi tugenda tubegeranyiriza amakuru menshi abagiye agenda ahinguka cyane. Ubu ngubu Davido biragaragara yuko n'agafaranga kiwe kazamutse ngageze kuri miliyoni 74 z'abanyamerika. Bari mu banzi bo muri Afurika bafite agatubutse, tangiye kuzamuka ku rutonde nyine, ngiye kuza hejuru. Anyway, nakagaruka, stay in touch. Mugikari TV. Mugikari TV izamuka hejuru, like, share, subscribe, byose ni by'ingenzi.